Hello everyone, ikaze kuri Mani Dukunda Media, nitwa Patrice Zeb, Ndori Ndahiro, ni njyewe tugiye kuganira uno munsi. Tumenyerewe ubundi kuri Mani Dukunda Media kuba tudiringa na showbiz ya kigaturika, umuziki wa gospel n'ibindi bitandukanye, ariko uno munsi gahunda ni amashimwe, kandi amashimwe yisumbuyeho ku bantu batubyiruye, badukujije, ku gitsina gore by'umwihariko, ku bari no ku bategarugori kuri no munsi wabo tariki 8 z'ukwa gatatu 2023. Uno munsi rero twatekereje gukora ibintu bitandukanye n'ibyo dusanzwe dukora buri munsi mu minsi itandukanye yacu. Uno munsi turashaka gufokasinga kuri mwebwe, turashaka gushyira focal point kuri mwebwe. Niyo mpamvu twatekereje ko twabakorera ka research kuri internet, tukababonera akantu message ibareba mwese iturutse kuri OMS cyangwa se World Health Organization, WHO. Iyi message rero ngiye kuyibasomera, nzajya nyibasomera mu cyongereza, rimwe na rimwe ngiye mpagararaho gatoya mbasobanurire icyo bishatse kuvuga. Munyeberere mukurikire no message. Umunsi w'abagore mwiza kuri mwese. International Women's Day 2023, 8th of March 2023. Message of the WHO Regional Director for Africa, Dr. Matsidisho Moeti. Dear colleagues and partners, Dear colleagues and partners, I am delighted to celebrate this year's International Women's Day with you in recognition of women and girls championing the advancement of transformative digital technology. This year's theme, Digit All, D-I-G-I-T, all of us, Innovation and Technology for Gender Equality, highlights the role of innovative technology in promoting gender equality and meeting the health and developmental needs of women and girls. Muri make arimo aravuga insanganyamatsiko nkuru y'uno mwaka yitwa Digit All with ALL at the end. Bishatse kuvuga yuko uno mwaka by'umwihariko hari emphasis iteye ubwoba cyangwa se gushimangira cyane kuri technology, ikoranabuhanga, igitsina gore na innovation zabo zitandukanye. Tukomeze rero dusome ibaruwa rye. Globally, the increasing number of use of mobile phones and internet connectivity have facilitated access to health information and services. The adoption of digital health and other technological innovations has positively impacted electronic medical records, health data management, security, and effective communication between health workers, patients, and community stakeholders. Ikindi kintu arimo aravuga by'umwihariko, arimo aravuga yuko tout simplement technology kuba yarateye imbere bitandukanye byafashije abagore by'umwihariko, isi yose muri rusange, abagore by'umwihariko mu guteza imbere ibintu bitandukanye bya health, harimo security, mbese bireba ubuzima, kuba données zishobora kuboneka kwa muganga n'ibindi bitandukanye. Dukomeje ibaruwa. Innovations have equally enhanced capacity building and knowledge translation through online training, webinars, and innovative tools for patient care, such as telemedicine, robotics, and artificial intelligence. Efforts at innovation have facilitated improved access to quality healthcare services and encouraged the participation of individuals, family, and community stakeholders in healthcare, especially during the COVID-19 lockdowns. Aracyakomeza avuga ukuntu technology yafashije abantu mu makategori yabo atandukanye, imiryango, abantu batandukanye bayoboye community, through bacishije mu bintu byo gutoza abantu, gukora amahugurwa atandukanye. Mbese ibyo bintu byose twabashije gukora muri cya gihe cya lockdown, twagiye tubona ibintu bifungana, tugafungura andi mahera atandukanye tuyakesha ikoranabuhanga. Dukomeje. We have seen that women can be innovators and contribute to transforming the health of all people on the continent. In December 2018, we organized the first WHO Africa Innovation Challenge. It was a deliberate effort to find solutions to Africa's unmet health needs
and recognize homegrown innovations that could solve Africa's health challenges. Ahangaha birakomeye cyane kuko mbere gato ya covid bari baragerageje kureba ikintu by'umwihariko abanyafrika bakora bashingiye ku buryo butandukanye bushingiye ku karere bakomokaho cyangwa se uburyo bamenye gukora ibintu bitandukanye bashobora kwikemurira ibibazo byabo through technology and innovation. So more than a third of the over 2,400 submissions from 77 countries came from women-led enterprises, and one of them emerged among the top 3 awardees. We need to encourage and support such dedication. Hakintu gishimishije nko kuvuga ati muri iyo challenge bari barimo barakora cyangwa se muri iyo competition hagaragayemo intsinzi zitandukanye z'ama companies yeyobowe n'abagore. So rero ni ikintu kiza cyane bavuga bati ku munsi nk'uyu nguyu mwihariko dukeneye gukomeza kubaha agatege kubaha kamorale si byose. Okay, dukomeze twisomere rero. I am glad to see the enthusiastic scale-up of ICT-based innovation deployed to fight COVID-19 and other diseases in the region. These include using drones in Ghana, Rwanda, Sierra Leone, South Africa, and Malawi, robots for clinical assistance in Rwanda, satellite imagery-driven vulnerability mapping dashboards in Ghana, Nigeria, and Sierra Leone, and WhatsApp chatbots in South Africa. Ibyo ni ibintu bitandukanye byagiye biba muri icyo gihe by'amadrone bavuga clinical assistance yo mu Rwanda uko twabibonye abakoresha satellite kugira ngo babashe kureba babashe kuguza database muri Ghana n'ibindi bitandukanye ama chatbots ni nka chat mukorana na technical assistance y'amarobo ibyo bintu bitandukanye arakomeje avuga ibintu bitandukanye byabaye. Similarly, Angola, Nigeria, Ethiopia, and Uganda are using self-diagnostic tools, contact tracing apps, solar-powered automatic hand-washing tools, not to mention but a few. Ngo n'ibindi arimo aravuga byabaye mu Bugande, byabaye muri Ethiopia, by'ama application afata tracing a sensoring a contact n'ibindi bitandukanye bikoreshejwe n'imirasire y'izuba. Voilà. Okay, dukomeze. In the area of reproductive health, innovative technologies such as Yini Health, a digital innovation supporting women to gain self-agency, Novi Guide 2.4, and neonatal application helping to recognize and act when danger signs are noticed, and safe delivery smartphone applications being tested in 8 countries have shown added value to reproductive, maternal, newborn, child, and adolescent services when deployed widely. Wakumva ari byinshi ariko simplement aracyavuga technology na materme ya technology yavugaga amantuza ama companies nka Yini Health yashoboye gukoresha ama program atandukanye kugira ngo afashe abagore batwite no gufasha mbese ibintu bitandukanye byo kumakinga sure yuko ibikoresho byo kwa muganga bigera hano bigomba kugera. Voilà, ari cyane mu bintu byerekanye cyane mu bintu byerekeranye no kubyara imyororokere gufasha abana bakivuka n'abana batangiye gukura. Voilà, dukomeze. Nevertheless, we must do more to remove the digital gender divide, mainly impacting vulnerable women and girls, especially those in rural and remote areas with low education and socio-economic status. Akongera agashimangira yuko abagore mu nzego zitandukanye zabo zo kuba bafite ibibazo ari bigerekeranye imyororokere se cyangwa kubyara cyane cyangwa kurera abana bakeneye ubwo bufasha by'umwihariko. Okay, dukomeze. According to a 2021 report by the Association of Mobile Operators, inadequate infrastructure, lack of digital skills for the internet and ICTs, and gender-related barriers around access to and control over resources are the main obstacles to meaningful connectivity. Arimo aravuga inzitizi zisumbye izindi zose, harimo by'umwihariko infrastructure muri make kuba hari ibikoresho byo gukoresha, aravuga ko abantu batazi gukoresha internet na computer, naho kazana noneho na bya bindi byihariye bijyanye no kuba tout simplement abagore cyangwa se mbese badafatwa neza ahantu hatandukanye bitewe na gender zaho. Mbese ibyo byose biri mu mpamvu z'inzitizi zaho zaratumye ibyo bintu bitagenda neza, ariko akaba atari byo bintu bizaza kubabuza gukomeza
iyo projet. We can address this challenge by 1. Creating awareness about the digital gender divide. Muri make icyambere kigomba kukubaho kugira ngo izo nzitizi zirengwe nuko bigomba gusobanukirwa abantu benshi cyane n'inzego zitandukanye yuko koko hari ikibazo hagati y'ukuntu abagore n'abagabo bafatwa ku bintu byerekeranye ikoranabuhanga. Number 2, advocating for policies and legal frameworks to keep women and girls safe. Birasobanuka cyane muri make nyuma yo gusobanukirwa ikibazo cyabo no kubafasha no kubarinda. 3, promoting women's participation in science, technology and ICTs. Ibi ni ibintu byumvikana cyane no kubafasha kwiga, kubona education iboneye n'ibindi bitandukanye. Nize cyane ko mu Rwanda twabikizemo imbaraga, ariko nta mbaraga ziba zihagije, umuntu arakomeza akarenzaho. Okay, by doing these, we will ensure that disadvantaged and vulnerable women and girls also benefit equitably from digital and technological innovations for their improved health and well-being. Let us also work to ensure that women and girls are safe online. This will free them from online gender-based violence, including cyberstalking, sexual harassment, trafficking, and gross breaches of privacy. Ebi arimo arongera agashimangira ati okay, nibi byose tumaze no kubikemura, dufasha abagore kwisanzura kuri social media, ntitubavuge nabi, ntitubahohotere mu buryo bw'imivugire, tubafashe kwisanzura, mbese atari bya bintu byo kubastalkinga no kubakurikirana ku social media, cyangwa se kubatuka kuko ari abagore, cyangwa se kubavuga nabi, cyangwa se kubaseka cyangwa kubanena, tubafashe bisanzure mbese. So as we celebrate the International Women's Day, I urge all stakeholders from governments and partners to civil society and citizens to support country-driven and gender-sensitive approaches to close the existing digital gender divide. Happy International Women's Day. Cyashaka kuvuga asoza yavuga ati okay, nakanguriraga inzego zose zibishinzwe, natwe turi muri zo nzego, bagenzi babo bagore, ngo tubafashe ibyo bintu bitandukanye bishyirwa mu bikorwa. Umunsi mwiza w'abagore rero. Nari Pacis Ezebendori Ndahiro uvugira Amani Dukunda Media. Ciao ciao.